Iyi nkuru tugiye kukubwira ni inkuru ibabaje. Ubwo Ruberintwari Nelson yaje kwica umutoni wa se Diane mu gihe ni kuri uyu wa 20 z'ukwa 11 2025. Nelson rero nibwo yaje kwica uwo mwana w'umukobwa bita Diane umutoni wa se, amuteye icyuma. Yaraje amusanga ku kabari aho yari ari gukora, maze aramubwira ngo hindukira nkwambike akantu, maze umutoni wa se kuko ngo yari inshuti ye cyangwa se ibyo musigaye mwita abasheri by'iki gihe, umutoni agihindukira Ruberintwari Nelson yahise amutera icyuma, aramuhwanya, aramusogota, maze ahita acaho. Ariko hari ku kagambane k'umukozi we wundi wa Ruberintwari wundi bita Kabwa, ni bamufatanije mu rwego rwo kumwica. Ubwo Kabwa we yamaze gutabwa muri yombi, maze Ruberintwari we yahise ashyitsamo ariruka, maze aravuga ati ni Nyagasambu rirarema. Arirukanka rero nibwo yahungiye i Nyagasambu avuye mu murenge wa Masaka, maze ahungira i Nyagasambu. Amakuru polisi yabonye n'izindi nzego z'umutekano nuko mu bakekwaga kugira uruhare muri urwo rupfu harimo umusore witwa Ruberintwari Nelson imyaka 33. Ku bufatanye n'abaturage rero polisi itangira ibikorwa byo gushakisha ababigizemo uruhare. Nibwo ku makuru duhabwa n'abaturage twamenye Ruberintwari Nelson ko yihishe muri lodge ya kuri Sambu ku kabari kitwa Zamuzamu, niho yaje kwihisha rero. Maze amaze kwihisha yagiye abwira nyirakabari amwaka ishambure cyangwa se amwaka rogi, arayishyura maze araramo mu rwego rwo kwihishamo, kuko inzego z'umutekano polisi yari iri kumushakira kura hasi kura hejuru. Murabizi rero ko polisi yacu ari ntakemwa mu mico no mu myifatire, mu squeeze yo gushaka abanyabyaha. Ibyo murabizi rwose, nirirwa mbitindaho. Nayo yamushakishije uruhindu mpaka imufashe, ariko yamufashe by the way, mutagira ngo yamufashirwa mukono cyangwa yamufashe mpiri, ahubwo yagiye imugenza runono, ibona ahantu yaraye yinjiye, ariko yari yikingiranye. Mu kwikingirana rero niho bahamagaye nyirakabari cyangwa nyiramashambure, bamubwira ati fungura, turashaka umuntu wihishe muno. Maze nyirakabari mu gihe akingura abwira nyirakabari, mu gihe abwiye Ruberintwari Nelson ngo akingure, Ruberintwari ranga. Noneho mu gihe batangiye gukingura bakoresheje ingufu, maze Ruberintwari aravuga ati hagira uwibeshya angera imbere. Bagikuraho urugi, Ruberintwari yahise asatira umupolisi ako kanya, maze nta kuzuyaza umupolisi nawe ahita amunyuzamo urusoro. Ubu rero Ruberintwari yagiye iwabo wa twese cyangwa se ikuzimu kwa Nyamutezi ntawamenya. Ubwo rero ahangaha turi ni ku Nzozi TV 1, urakora share, ukorera like, utange comment section, ujye muri comment section utange igitekerezo cyawe, tukomeze tukugezeho amakuru 5 kuri 5. Burya rero ngo igisiga cy'urwara runini kimenye inda. Ubu rero umwana w'umukobwa mutoni wa se Diane yamaze kwitaba rurema hamwe na Nelson, nkuko bivuga ngo yari umukunzi we, ngo none ngo akaba yamujijije gufuha. Maze ibyo ngibyo turikesha ikinyamakuru kimwe aho cyamaze gufata amajwi, maze gifata amajwi cyangwa se amajwi y'ibanga yatahuwe. Nelson waje guhamagarwa n'inshuti ze zimubaza ahantu yaba ari, maze ayo majwi ararikodingwa. Ubwo Nelson Ruberintwari we yivugira ko yamwishe kubera yamucaga inyuma cyangwa yaramukundaga, ariko umukobwa agaca inyuma Ruberintwari. Nkibaza se urwo rwaza kuba urwitwazo n'imbere y'Imana? Ntabwo ndi kubyumva neza. Aha rero andi makuru dufite ni uko hari moto za Spiro zikomeje kuvugwa hano mu Rwanda. Moto za Spiro zikomeje kuba ikibazo bavandimwe, aho bavuga ngo ni moto zitakorewe ubuziranenge cyangwa se zidafite icyo bita ntabwo tekinike bayitayeho, ntabwo imeze neza. Regarage tekinike ya moto cyane cyane kuri feri ngo ntabwo imeze neza. Ubwo rero yikanga yamaze abantu.
imyanda y'umuhari rwose ajya yitembereraho. Sipera ni amabara igenda uko ntabwo nayitwara. Nakemera nkajya gushaka ikiyede. Ntabwo ari ukwemera ni ukuvuga ati ni ukwanga akazi. Icyifuzo twaba ni uko batuzanira moto nzima zikomeye bakaduca amafaranga agaragara ariko moto zitica abantu. Bwana munyamakuru, iriya moto yireba ukuntu ihagaze. Iriya moto niyo kuzamuka Shyorongi itwaye umuntu w'ibiro 80 koko n'umushoferi. None ikibazo kiriya moto yarayisondetse, we nagenda yisubiremo na ziriya bazimusubize agenda zivugurura za moto zifite ibyuma bikomeye, naho moto zo rwose ziriya nta moto zirimo. Abamotari benshi muri iyi minsi basigaye nanjye ubwanjye nagiye gufata moto, umumotari arambwira ati urira ntabwo yari Sipiro, ntabwo namenye ibyo ari byo, ariko aka kanya tumaze kumenya ko hano ku Nzozi TV1 ngo ntabwo hari ikibazo kiri tekinike muri ziriya moto. Abamotari bakavuga ati rero ni byiza ko bazisubizayo bakazivugurura, noneho bakazaduha moto nziza zikaba zihenze, dore ko Sipiro, moto ya Sipiro iri kugura ibihumbi 750 hafi aho, ariko izindi zikaba zigeze muri miliyoni 3. Niho bahera bavuga rero ati izi moto zifite ikibazo niyo mpamvu banazitugurisha make. Ubwo rero abamotari bose barimo bararekarama rwose kubera ko nta mugenzi ukizijyaho, bakavuga ati rero byaba byiza bazishurije ahubwo bakazivugura bakazikora zikomeye, noneho ubundi bakongera amafaranga. Aho rero tukibivuga nka kuri TV1, Inzozi TV1, muhita mwumva ko nyiri kampani ahita byumva neza ko izi moto zigomba kuvugururwa. Ubwo rero nawe mboniye no mu bushishozi bwe ndibaza ko hari icyo agiye kubikoraho. Aya makuru tuyakesha ikinyamakuru bita Eric Official, Eric Bagiruwubusa Official, niho tuyakesha. Hamwe n'ibyo rero turakomeza tukugeza tuyagukurikiranira 5 kuri 5, ariko ntago bimeze neza. Aha turi rero ni ku Nzozi TV1, nakubwiye ngo urakora like, ukore share, ujye muri section comments utange igitekerezo cyawe, twebwe nk'Inzozi natwe tuzahakubera.